nyambi kubwiye uyu munsi ejo byatsuyaga byabaye ndetse nejo buca byabaye uyu munsi byo nkubwiye uyu munsi ejo bica byabaye yego ntabwo bitinda hari n'abagabo bo kubihamya benshi ntago bitinda pe uratubwiramo nka babiri eno ubuhanuzi bugenda buza gutyo ntangira kuvuga iby'Imana imbwembe ibwira abantu runaka mbibwira abantu runaka noneho igeze aha Imana ndanyisaba icyifuzo ndavuga nti Imana umpaye ubuhanuzi ndashaka kugira ngo umpe n'impano yo kujya nsengera abarwayi bakire yego Imana byose irabimpa ubu ndayishimira yarabikoze Imana y'icubahiro ariko tumeze duhanura iby'Imana tubwiye kandi tukahanga ibihangano byacu dukurikije ijambo ryera ry'Imana yego Imana tugirire neza nibyo nduga ngo tuze kuvuga kuzo mpano ufite uri umuvuga butumwa uri umuhanuzi uri umuhanzi kugira ngo zose tuzivugeho tuzihuze yego tuze kuzihuza nitwangiza ni habari n'umwanya zishoboka tuzikoreshe guhanura ntitwategeka ngo uhanure ariko kuririmba nakubwira ngo ririmba naririmba kubwiriza nakubwira ngo bwiriza cyakora n'ubuhanuzi bushobora kumanuka nahanura wahanura rwose pe yego yes reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abe mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde rikashimira abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda no kuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu no mpamvu nafashe urugendo nkajya gusura abakozi b'Imana batandukanye bahawe impano zitandukanye babandi bafite ijambo ryahumuriza abantu kuko cyane yacu ishingiye kuyoboka Mana ndetse n'isanamitima niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe n'umupapa arakuze bihagije reka tumusabe atwibwire. Murakoze Imana bahumugisha nitwa Ndacyayisenga Enoch nkuko wabivuze ndi umupapa ndubatse mfite umudamu n'abana 6 Imana yangiriye neza kandi impumugisha wabo bana Imana ibahumugisha yego Imana ishimwe itanga urubyaro kandi n'abatarufite rwose nabe Imana izarubaha irubahe nukuri reka nkubwire ko kantu n'abatarufite kizarubaha mfite abana 6 mu myaka 20 maranye n'umugore mfitemo abana 6 yego ndagira ngo mpumurize abantu batarabona urubyaro ko izarubaha kuko nasezeranye itariki 7 z'ukwa 3 2026 yego mbona umwana w'imfura itariki 3 z'ukwezi kwa 2 2009 amaze imyaka 3 maze imyaka 3 n'andi mezi yego ariko muri iyo myaka narihanganye nkomeza gusenga sinava mu kumwami sinava ku Mana ariko Imana yajyaga imbwira kizangirira neza atari nka babandi babona bamaze umwaka bakagenda ngo tugiye kubaza bakambuka ibigezi bakurira imisozi bagiye kubaza ibunaka ariko nje nakomeye ku Mana kuko hari icyo yambwiraga mbwira batarabona urubyaro rero bafite mbe n'icyo kibazo bakomeze basenge biringire Uwiteka Imana kuko niyitanga urubyaro izarubaha nukuri amen eno reka tubanze dusenge dusengere uganga Imana ituyobore n'iki kiganiro Mana nzi kugira neza bugaca bukira uri Imana y'inyabitangaza kandi uri Imana ikomeye babanye natwe mu bihe bikomeye byashize kandi twiringiye yuko uzakomeza kubana natwe Mwami Imana data twese uri mu ijuru aha twicaye nzi neza yuko Satani ntagahishimira n'amagambo gagiye kuhavugirwa ntagayishimira ndetse natwe ubwacu ntagatwishimira ariko nyemerera umanze uheza abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu amagambo yose agiye kuvugirwa ahangaha ahindure abantu bose kandi ahindure ubwoko bwinshi kandi nibamara guhinduka bakumenye kugira ngo databuja wera kuzaza gucura umugeni abo barahinduka nabo uzababone nk'Imana kugira ngo izina ryawe rishimwe ngaho dufashe tugirire neza gahunda zose uziyobore nk'Imana mu izina rya Yesu amen yego Enoch ni karibu pe murakoze kunyakira Imana ibahumugisha uzigiye twaherukanaga kera twaherukanaga mu kwa
kabiri tariki 2 z'ukwa kabiri 2025 umwaka urashize umwaka urashize ariko turashima Imana ko twongeye kubonana kandi tukiri bazima yego nta gikuba cyacitse turashima Imana pe nta kitagize yego natwe twongeye kubonana akenshi twakiye umuntu ro bwa mbere kuri Concorde TV show tumubaza igihe yakirijwe kuko yavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga Enoki yakijijwe ryari yakijijwe ute hayiga ushaka kuba aravutse mu muryango ukijijwe agakiza ugafatiraho cyangwa se ukaba warakijijwe uri mukuru hari n'ibyaha wakoze wowe agakiza wakabonye ute bo igihe nakirijwe nubwo tuba turi mu gakiza si ukuvuga ko tudakora ibyaha turabikora ariko Imana niyo igenda ibabarira yego igihe nakirijwe njyewe rero navukiye mu muryango ukijijwe naravutse nsanga mama na papa barasenga yego noneho nabo badutoza inzira nziza yo gusenga badutoza kujya mu materaniro badutoza kuririmba ariyo mpamvu kugeza izi saha ndi umuhanzi yego nakijijwe rero nsanga agakiza kari mu rugo nanjye mfatiraho yego ndazamuka kugeza izi saha ko nkoro yego nkubwiye ngo nzoga ngo yitwa niyi nanga siryoha gutya usibye yenda gashira yego ariko kuva ngo nzi inzoga mu kanwa kayo ntabwo mbizi pe kuko naravutse nsanga iwacu bakijijwe basenga ari abaririmbyi papa yari umuririmbyi mama na n'ubu n'umuririmbyi we arahari ntabwo nagize amahirwe yo gukomezanya na papa ariko yapfuye ari umuririmbyi gukomeza ko natwe dusiga turi abaririmbyi na n'ubu turacyari bondi umuhanzi yego mama nawe n'umuririmbyi mu babyeyi rero agakiza naho nagahereye ndazamuka kugeza ubu aho ngeze aha ngaha ndi umubwiriza butumwa bwiza ndi umuhanzi kandi ndi n'umuhanuzi yego ayo wese gikomereza uri mwiyerekwa uri mwiyerekwa kenshi umuntu amaze kutubwira uko yakijijwe n'ubundi tumubaza impano afite kuko hano tuba dukeneye niba uri umuhanuzi kugira ngo umuntu ubabaye ukeneye ubuhanuzi azaguhamagare mufatanye gusenga niba uri umuhanzi wabivuze nanjye nabyo nari nkuzeho cyane uko icyo gihe duhura nabonye uri kuririmba umuntu akaba yagutumira ukamuririmbira ukabaririmbira vuga butumwa ukaba wagenda rwose ukagira yego cyane rero nibanda ku mpano y'ubuhanuzi cyane abantu bajya bansereza ngo ariko kuki ukorana n'abahanuzi icyo kiganiro mpereka kugitambutsa aho nanjye nagiye kuri kamera umuntu ari kumbaza impamvu pe abami si abantu biyubashye baba biyubashye umwami si umuntu wiyubashye baba banatinyitse yego yego none se niba muri Isirayeli umwami yarajyaga gutera akabanza yajya kubaza umuhanuzi ngo ambarize se ko ngiye gutera nzatabaruka amahoro ba Ahabu bagiye babaza ba Yehoshafati bande bagiye bajya kubaza umuhanuzi none nge ndinde utasengana n'umuhanuzi ngo Imana igira ikimubwira ambwire oya gusenga nibyo kandi ugasengana n'umuhanuzi ariko nanone ntago wasengana n'abahanuzi gusa usengana n'abandi uretse ko tuba dushaka kugira ngo Imana igire ikivuga ku buzima bwacu yego cyane ko iyo turi kujya hashobora kuba habi cyangwa hakaba heza yego rero ni ngombwa kugira ngo Imana itumenyeshe se imbere bimeze bite kuko nuriye mwami wajyaga kubaza yego yabaga ashaka kugira ngo amenye ko azatabaruka iki amahoro ariko hari umwami wabajije undi aramusubiza ati nyamara wa mwami we ati nawe ko byihorere ntago uzatabaruka amahoro yego ariko ntiyabyizera aravuga ati yiwe ntago yampanarira amahoro yego ati yiwe ni kasanzwe ariko dufite Imana ivuga kandi yivuze ntago ibera ngo nukuri umwami ngo nukuri inzobe ngo nukuri umuyobozi ivuga ku bakomeye n'aboroheje ikababwiza ukuri rero ugomba gusenga ugasengana n'abahanuzi kandi babahanuzi bahanura ibitari ibinyoma bahanura ibizaba kandi abahanuzi ntago bahanura iby'amarangamutima yabo ahubwo bahanura iby'Imana igize ute ibyivuze ntabwo umuntu azaza ngo nuko ari gitifu w'umurenge ngo aje iwawe ngo ubwo ugomba kumuhanurira amahoro ngo nuko ari meya ngo ubwo ugomba kumuhanurira amahoro niba amahoro ahari uzayamubwira niba ari ntayo
niba ari ntawe uzamubwira uti Hanyuma umuhanuzi ntayo yitwa ni Mikaya Ni ni Mikaya nuvuga ngo abwira umwami Mikaya ati nubwo ugiye nubwo ugiye Gutera. gutera ntago zatabaruka amahoro. Yego. Yabivuze ati ngo ndavuga ibyo Imana imbwiye, ntago ndagutinya ngo nukuri umwami. abandi bari batinye Haleluya. umwami bati ni ukuritera kuko ubanza ari Ahabu na Yehoshafati Yes. bari bagiye gufatanya Yes. hari aho bagiye gutera urumva barangije bakateka tubaza abahanuzi barabazana babandi B'ibigango nyine. bahanurira indamu Bati ntago bashaka gushira mu bati ntabwo twabwira umwami ibintu bibi reka tumubwire yuko azatabaruka amahoro. Mikaya ati njye mvuga ibyo mbwiye ntabwo mvuga ibyo nibwirije. Yego. Ati uragenda ariko ntutabaruka amahoro. uzagwayo. Uzi ko yanafunzwe bitewe nuko yahanuye. Yego baramufunze Nimube mumufunze bitewe nuko atampanuriye ibyiza. Ariko twe ntago ariko tumeze duhanura iby'Imana tubwiye Cyane. kandi tukahanga ibihangano byacu dukurikije ijambo ryera ry'Imana. Yego. Imana tugirire nibyo neza. nduvuga ngo tuze kuvuga ku izo mpano ufite uri umuvugabutumwa uri umuhanuzi uri umuhanzi kugira ngo zose tuzivugeho tuzihuze. yego tuze kuzihuza Eh. niturangiza niho abari n'umwanya zishoboka tuzikoreshe. Guhanura ntitwategeka ngo uhanure ariko kuririmba nakubwira ngo ririmba, Naririmba. kubwiriza nakubwira ngo bwiriza. Nabwiriza. Icyakora n'ubuhanuzi bushobora kumanuka Nahanura. wahanura Rwose pe. yego none Ubundi Imana ikora mu gihe cyayo bati. cyane Ikora mu gihe cyayo. yego Eh. ariko ubuvugabutumwa n'ubuhanzi byo nshobora kukubwira ntibikoresha Yego. ariko ubuhanuzi ntabwo ndagutegeka ngo ugire ute ngo hanura. Imana twasenze turi kuyibwira ngo yikorere umurimo wayo idukoresha nicyo turakora. Yego. Eh, ahubwo turi hano. iyo ubuhanuzi ndakubaza uko yaje uko watangiye guhanura imyaka wari ufite nuko wabibonye iyo turayiganiraho nayo izindi zuraza kuzikoresha. Yego. Mm. Amen. Guhanura watangiye ryari byaje ute? Guhanura rero menya kubahwa Concorde nta gihe kirekire mbimazemo ariko imyaka ishyira muri enye ishobora kuba iri gushira. Imyaka inagiza ngo si myinshi umwana wavutse icyo gihe ishyira no muri 5. yewe umwana wavutse icyo gihe ubwo ndahita mbifatiraho umwana wanjye ufite 5 ubwo ungana n'igihe waherewe impano z'ubuhanuzi uba ari kwiga muri topu mu kwa 9 arajya mu wa mbere. Rero ntabwo ari igihe gito ukuntu byaje Mm. kuko nararirimbaga ngahanga. Yego. Iyo uzi ko harya nawe si umuhanzi. Yego. Iyo ugiye ushaka guhanga indirimbo uricara nka hariya ugatekereza. Ariko hari n'igihe bwabaga bwari nijoro ndyamye nkumva nijoro nka saa 9 cyagihe ubu ushaka guhaguruka ngo usenge cyagihe uhaguruka mbese ugasenga uri kutokesha abazimu muri ayo masaha yo gusenga. Uzi ko amasaha yo gusenga nijoro saa 9 bishira saa 10 muri ayo masaha nanjye yarageraga yaba ataragera ariko nabiteguye gatangira nkarota. Yego. Gatangira nkarota ndi kuririmba, gatangira nkarota ndahantu heza, gatangira nkarota ndi kuririmbana n'umuntu runaka, gatangira nkarota nyoboye igiterane, gatangira nkarota mbese ndiko n'ibintu byiza gusa bijyanye n'ijambo ry'Imana. None icyo gihe ngahaguruka ngasenga. Noneho ariho nafatiraga n'umwanya wo guhanga ibihangano byanje muri iryo joro. Noneho nakongera kuryama bitewe na bya bihe byiza nahozemo. Yego. Byo kuririmba. Noneho nkarota ibindi bintu ndi kuganira nkarota ndi kuganira nawe ndi kukubwira nti uzi ko Imana imbwiye nka gutya ndimo kurota. Yego. Noneho bya bindi narose nkabyuka nkaja kubibwira umuntu narotaga. Kuko narota ndi kukubwira nkabyuka mu gitondo nkaja kukubwira ukuntu nakorote. Nkabikubwira byose nkabikubwira ariko narose bimeze gutya na gutya na gutya. Yego. Mu kurota. Noneho nawe wabyizera simbizi ko wowe nabibwiraga yabijyanaga byajya kugera igihe runaka akaza kandi uzi neza ko bya bindi wambwiye byaje. Noneho igihe cyagera yeme tuyishyire muri siransiye itaza gukura muri mudu. Igihe cyagera akaza akabimbwira. Yego. Ate noneho ikindi gihe cyagera nkarota noneho ndimo kuvuga indimi. Noneho za ndimi nkazivuga. Yego. Namara kurangiza kuzivuga
namara kurangiza kuvuga za ndimi Imana igahita imbwira ati izi ndimi zisobanuye gutya na gutya, genda uzibwire runaka. yego Noneho ubuhanuzi bugenda buza gutyo ntangira kuvuga iby'Imana, imbwembe ibwira abantu runaka, mbibwire abantu runaka. Noneho igeze aho Imana ndanyisaba icyifuzo, ndavuga nti Imana umpaye ubuhanuzi, ndashaka kugira ngo umpe n'impano yo kujya nsengera abarwayi bakire. yego Imana byose irabimpa. Ubu ndayishimira, yarabikoze. Imana yabicyubahiro. Mbese n'icyo gihe se abo wabibwiraga wabonaga bigusora mu gihe kingana iki? Uyu munsi nyambikubwiye, uyu munsi ejo byatiraga byabaye, ndetse n'ejo buca byabaye. Uyu munsi ibyo nkubwiye uyu munsi, ejo bica byabaye. Yego ntabwo bitinda. Hari n'abagabo bo kubihamya benshi ntago bitinda pe. Uratubwiramo nka babiri eno? Ntabwo uravuga amazina yabo, ariko ushaka kuvuga uti pe hari umuntu twasenganye, Imana imbwira ko mubwira iki, nyuma y'iminsi 2 kirasohora. Si ngombwa kuvuga amazina, ukaba ari ibanga ry'akazi. Sawa. Ariko hari n'ushaka kuvuga nawe umuntu nasengeye, twasenganye, ansabye kumusengera. Ansaba kumusengera ngo yige kaminuza. Yego. Ndetse abone n'akazi. Ndetse yari umuntu w'umukobwa, ndetse abone n'umugabo. Yego. Yari afite ibyifuzo 3 kabisa. Umva twarabisengeye, tujya mu buvumo, Imana irabimwemerera. Yego. Budakeye kabiri yahise ajya ku ishuri kaminuza kabisa. Aba yari muri kaminuza tayari baje kumusaba. Abaye arangije gushaka, ubu afite akazi. Yego. Undi nanone turasengana, ashaka kugira ngo abone minerivare y'abana, kuko bari bagiye kaminuza bagendereyemo kimwe, ari abakobwa 2. Ari kuvuga ati Imana mfite iki cyifuzo, nta minerivare biki. Noneho turasenga, Imana imuha minerivare. Noneho abana be kare 2 bajya muri kaminuza yo hejuru. Bamenye, mbese muri bake bamenye ubwenge, kandi abona nayo ko barihira, ubu bari kurangiza. Yego. Undi yararwaye, turasengana, arwaye muno munda, mu mpyiko. Imana iramubwira ngo humura mwana wanje ndagukijije. Urumva? Umva yararwaye bikomeye. Ni umumama witwa Kamuvuga. Yego. Ni umumama witwa Murekatete, bakunze kwita Mureka. Ni uwiyo mu misozi. Yego. Ndatekereza ko wayoboyeyo. Iriya muri kera. Yego. Ndahazi. Urahazi. Afite umugabo witwa Etienne. Umva yararwaye bikomeye, yageze naho yakaja rishimisha urujo nka Yobu, turamusengera, ahasigaye arakira. Yego. Uzi yuko namusengeye agakira, ubuzi wari uzi ko yampaye inka. Ngo yampaye inka kubera ko namusengeye agakira. Yarababaye, yari yaragiye mu bapfumu, yaragiye mu bavuzi batandukanye, baramumazeho ibyo nkuko Bibiliya iri bivuga. Byarashize amazije kumenya yuko hari umuhanuzi ari we njyewe ndacyayisenga Enoki. Aranshaka, arabaririza, ashaka inomero yanjye, araza antumaho iwe. Yego. Ndamusengera. Musengeye nasanze aryama gutya, akahagarara nko kuri iriya nzu, uzi ziriya nzu ziba zikubye ibipande nka gutya, akayihagararaho, akarara yishima nka gutya, yishimisha inzu kuko Yobu yishimishaga urujo. Byari byarayoberanye, nawe niko yari ameze. None tuza gusenga, Imana irahishura iti ndagukijije. Yego. Imana iramukiza, ubu ni nta kibazo. Mu minsi yashize yampaye inka, ari kunshimira. Urimo amavuta y'Uwiteka. Ibyo nkuvuga ni ukuri hano imbere ya kamera. Urimo amavuta y'Uwiteka pe. Undi wa kabiri. Yego. Nanone no muri kera. Nawe Kamuvuga. Abanyakera rwose ndabasuhuje. Basuhuze. Uramuzi, yitwa Ndera. Yitwa Nagizimana Shadrack. Ntabwo muzi. Kuko ntabwo nahatinze. Sawa hatinze. Ariko ushobora kuba muzi kuko yacurizaga harya hejuru aho umurenge wahoze wubatse.
yitwa Nagizimana Shadarake. Ndamuzi bamwita Nagize hafite butike. Botike. Ntago biramubangamira yitwa Nshimiyimana ariko bamwita Nagize. Ntago biramubangamira kubivugara. Ntago biramubangamira. Cyane washatse yaza. Yego nawe washatse yaza kabihaga. Ukuntu biramushimisha. Nagize ndamuzi naramusengeye turi gusenga Imana imubwira yuko hari aho imukuye hari n'aho imushize. Yego. Hari aho yabaga hari bimwirukankaho. Irahamukuri mubwira yuko imuhaye buriya bucuruzi. Yego. Imana irabumuha ubu nawe ameze gutya. Oya ndabizi aranaranguza rwose. Subizi. Aranaranguza. Ni Imana biriya yabimaye yaramubwiye iti iva muri ibi ntago ari ibyawe winjire muri ubu bucuruzi. Yego. Umva ni byinshi yabohoye. Imana hari icyo yakoze kuri we. Turongera turasengana umwana we arwaye cyane ndetse yari kuvamo n'umwuka. Turasenga aranyitabaza icyo gihe nta tike nari mfite ngenda n'amaguru njya kumusengera umwana mutoya we uheruka kubera. Ndamusengera Imana iravuga iti hari icyo nkoze kuri uyu mwana ari nje binyuzamo nyine. Umva mwana aba muzima kuko byari byanarangiye aba muzima. Hari undi nasengeye nanone babaye bangahe? Ni benshi. Ahubwo uzi ikintu ugiye gukora ugiye kunyemerera. Hagiye tujya tubaza umuntu nimero turi gusoza ikiganiro kandi uwo muntu udafite umwanya ngo arangize ikiganiro kandi intego yanjye mba ndi kugira ngo ufite iyo mpano twe kuyipfukirana. Hari abo mwamenyanye urabasengera, hari n'abari kure, hari abari Burayi, hari abari muri Aziya, hari abari muri Amerika, hari abari Nyamagabe kandi hano utuye Burera baba bakeneye yuko wabasengera. Nihagiye ureba iki kiganiro akumva wamusengera agira ute aguhamagare umusengere. Utanze nimero hari icyo byaba bitwaye ukayitanga. Nimero yanjye ntago ngira ubugugu bwo gutanga nimero. Yego. Kuko niyo ziri ntago nzi ko zagezeyo. Abantu ngenda nsengera bagenda bazihana ariko nanjye kanyibihere hano imbere ya kamera. Nitwa Ndacyayisenga Enoke. Nimero ya telefone 078 560 40 59. Yego yisubiremo neza. 078 560 40 59. Niyo nimero yanjye iri kuri WhatsApp, iri no kuri mobile money. Shaka wakanda kanyenyeri ibintu bikagenda neza. Murakoze Imana bahumugisha. Abagakanze Imana bahumugisha. Imana ishimwe Enoki rwose ndumva nishimye pe cyane rwose. Nanjye ndishimye kuba nongeye kukubona kuko nabamwumbwiye Imana yagiye gukoresha nk'uwo mugabo pe. Ndamuzi akari benshira barodira bose urabazi. Ubwo ndi kuvuga bakure kuko ngo nta muhanuzi wabo abino nabaretse. Undi bikorwa biruta amagambo cyane rwose. Nta muntu wigeze ushyira ubuhanuzi. Ari icyo wari uvuze ati nta muhanuzi mu babo. Abenshi baba bapinga na Yesu baramupinze. Nta wigeze ushyira ubuhanuzi Imana yabuguhaye akagupinga ariko nyuma akazaza akakubwira ati mukozi w'Imana mbabarira ni ukuri bya bindi wambwiye nawe nagupinze. Si umwe si na babiri ndetse si na batatu. Ubu yongera guhanurira nkabaga nti bimeze gutya na gutya nutihana birakomeye. Yego. Akabipinga akavuga ati bariya barasaze bundi mwemerera iki ko bahanura ariko nyuma y'iminsi 3 2 akaza bakavuga bati burya umwuka w'Imana wari ukurimo. Yego. Ni si umwe si babiri ni benshi. Nta wibuka n'icyo wari umuhanuriye ntuvuge izina rye ntacyo. Bamwe namuhanuriye ko hari agiye gushinjwa ikintu. Urabona muri iki gihe cya none hari igihe uje guhanura utasaba Imana ubwenge ugasenya ingo nyinshi bitewe n'abo uri guhanura nanga se n'abo muri gusengana. Rero naramwihereranye ndamubwira nti wowe nti ukomeze usenge kuko ikintu cy'uburozi kigiye kukubaho ndikakizaba gikomeye. Bagiye kumwita umurozi. Bagiye kukwita umurozi. Ariko uri kumva aho ndi kuganisha. Bagiye kukwita umurozi. Kandi nabimubwiraga hariho abandi kugira ngo batumva ko
ari umurozi, yego, ahubwo ko bagiye kumwita iki? umurozi, kayimubwira mu ubwo mu nyurabwenge yagombaga kumva icyo ngize gute mubwiye. Mu minsi mikeya yagiye ahantu runaka, baba bamufatiyeyo arabihakana, kubera yuko bamufashe ari bakeya, ashaka kugira ngo abarege yuko atari umurozi. Yego. Noneho wa wundi areze we yaragiye kurogera, yitaba urubanza. Yitabye urubanza, baraburana. Yego. Baburanye mu gihe cya kindi umuntu aba ari kwiregura, wa murozi ari tigitari gite abaryamye hasi arisha umucaca. Ava nk'ari yari umuntu w'umumama. Tekereza umumama kugira ngo yubame hasi arisha umucaca, ava ari kwikuruza agende nko muri metero 2 ari kwikuruza hasi ari kurisha umucaca nk'inka. Ibimenyetso biba birabonetse. Ataha ati kandi ntibavuze ngo ati wamuhanuze ntiyabivuze. Nyuma yaho baza baravuga bati buryo umwuka w'Imana wari ukorimo. N'abandi. Yego. Imana ishimwe. Impano y'ubuhanzi rero nayo ntago twayipfukirana. Yego. Sibyo ugiye kuturirimbira indirimbo yawe uri gukunda muri iyi minsi. Kubera yuko rero iki kiganiro cyagifite n'umutwe w'amagambo wo kuvuga ngo nk'ubu Imana nk'ahakomeye muri iyi minsi. Nawe n'impanuka. Waretse se ubwo buhamya, sibyo tukazaza kubufatira ikindi kiganiro ukuntu Imana yakurokoye iyo mpanuka. Indirimbo rero yanjye iri kumfasha muri iyi minsi, mfite indirimbo nyinshi. Yego. Mana waraturengeye, Mana waraturengeye, waraturengeye, warakoze kuturengera cyagiye turi mu bibazo. Mana waraturengeye, Mana waraturengeye, warakoze kuturengera. Mana waraturengeye, Mana waraturengeye, waraturengeye, warakoze kuturengera. Imana yacu ni nziza, ni nziza ntago yadutaye, ifite gahunda yo kuzigasira ibanga ikazimya umuriro umwe bari bacanye, biteguye kuzagutamo bamwe witaga inshuti zawe ukababitsa kari ku mutima, nibo bari bashinzwe kuwenyegeza mutabura uko abigenza arawuzimya. Mana warahabaye, warakoze kuturengera. Haleluya. Amen. Iyo ni kumfasha muri iyi minsi. Yego. Kandi urebye koko Imana yaturengeye. Imana yaturengeye konkorode kuko ibyo igenda tunyuzamo ikakwereka yuko ari Imana ihagukuye ni byinshi. Mana ibaho umugisha. Yego. No mu ijambo ry'Imana ugiye kutubwira ijambo, nushake nusome Bibiliya ibyo uri kumva riri kugufasha. Ijambo riri kumfasha, Imana yabwiye Yakobo, Yakobo weho humura, nunyura mu mazi ntazagutembana, nucana mu muriro ntuzashya, ndetse n'ikimenyimenyi n'ibirimi by'uwo muriro ntago bizagufata. Haleluya. Amen. Iryo jambo riri kumfasha muri iyi minsi bitewe n'ibyo nyine nanyuzemo muri iyi minsi. Noneho nigereranya nka Yakobo, Imana yabwiye ati humura nzabana nawe, nunyura mu muriro ntuzasha, nunyura mu mazi ntazagutembana, ndetse n'ibirimi by'uwo muriro ntibizagira gute, ntibizagufata. Ndashima Imana yuko ndahangaye imbere ya kamera ndi muzima ndi kuvugana na Konkorode, ndetse n'abandi benshi badukurikiye ko bari bunyumve, cyane ko mu minsi iri imbere ahanje haba haribagiranye, ariko nanyuze mu rupfu nduvamo, nyura mu mazi ntiyantembana, nyura mu muriro sinasha. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Amen. Yego, reka tugane ku musozo, nubundi turaza gusubira uganga uduha ubuhamya bw'ukuntu Imana yakurokoye impanuka ukaba muzima. Yego, icyo kiganiro nacyo turaza kugikomerezaho, reka iki cyambere tugisoreze ahangaha. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Yego.